Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. B, akayira k'abanyamaguru. C, aho abanyamaguru bambukira. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, akayira k'abanyamaguru na C, aho abanyamaguru bambukira bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango, baba bari kukibuza. Harimo inka, ntihanyurwa n'amatungo. Harimo za modoka zagenewe gutwara ibicuruzwa, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano harimo umunyamaguru, none duhisemo A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda igenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni ubuhe buremere? A, toni 20, B, toni 16, C, toni 12, D, toni 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni C, toni 12. Iyo bavuze umutambiko niba ikinyabiziga gifite umupine w'iburyo n'uw'ibumoso, kiriya kiba kirimo hagati kibihuza nicyo bita umutambiko. None ikinyabiziga gifite imitambiko itatu, no ngo ni bya binyabiziga bifite amapine 6 bashobora gutwara rero ibintu bitanegeje uburemere bwa toni 12. Ndizera ko waramusitamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Kibazo cya gatatu kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro kikure niyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Niba umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma akwereka ko ashaka kugudepasa, hari itara ukoresha umwereka ko wabonye ko ashaka kukunyuraho. Iryo tara riba risa rite? A, umuhondo, B, icyatsi kibisi, C, umweru, D, umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni B, icyatsi kibisi. Iryo tara ukoresha riba risa icyatsi kibisi, werekana ko wabonye ikimenyetso cy'umuyobozi w'ikinyabiziga uguturutse inyuma akwereka ko ashaka kukunyuraho. Noneho riba rigomba gushyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Hari ikindi kibazo babaza bari kuvuga ngo iryo tara ry'icyatsi rishyirwa he ku kinyabiziga, uzamenye ko ari inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Riba risa icyatsi kibisi. Rero ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo, kimwe n'amatungo bigomba kurangwana. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se ni nijoro, cyangwa se ni igihe cy'imvura hari ibihu, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, biba bigomba kugaragazwa gute? A, imbere ni itara ryera. B, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije. C, inyuma ni itara rimwe ritukura. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo binde baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo, imbere ni itara risa n'icunga rishije, naho inyuma bashyiraho itara rimwe ritukura. Utari wahisemo D, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutatuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Niba ikinyabiziga gihagaze hari iruhande hegeranye n'inzira y'abanyamaguru kugira ngo bataza guteza umuvundo mu muhanda, abagomba kubasigira akayira byibura gafite ibipimo bikurikira. Ibe bipimo: A, metero 1, B, metero 2, C, metero 0.5, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1. Uba ugomba kubasigira akayira byibura gafite ibipimo bingana na metero 1 kugira ngo babashe kugacamo bataje guteza umuvundo mu muhanda. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3 kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, isoko ry'amatungo. B, ivuriro ry'amatungo. C, uruzitiro rw'amatungo. D, akayira k'amatungo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, akayira k'amatungo. Ubu ugiye kugera ku gice cy'umuhanda gikunda kwambukiranywamo ku buryo budasanzwe n'amatungo, bagahita bashyiraho kino cyapa kiburira. Murabizi bino byapa biburira bishyirwa mu ntera hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Niba bari kubwira ko ugiye kugera ku kayira k'amatungo, uzabanza ugenda urugendo hagati iyo ntera metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera kuri ako kayira k'amatungo. Niyo mpamvu babyita ngo ni ibyapa biburira, nuko ubibona hakiri kare kugira ngo ugeze kugera aho hantu hari icyago warushijeho kwitonda. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo
uburyo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege. Giteye ku buhe buryo? A, ishusho mpande eshatu, ubuso bw'ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umukara. B, ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C, ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho ni mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'ibara ryera. Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo, haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko wasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iriya video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya munane kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo numero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye, ukaba wasoma zino nimero ziba zanditse kuri plaque. Mu ntera ingana iki rero? A, metero 150, B, metero 50, C, metero 20, D, metero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Muri metero 20 riratara ribonesha riba riri kuri plaque, riba ryatuma usomera zira nimero ziba zanditse kuri plaque nibura muri metero 20. Nijoro igihe ijuru rikeye, iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro ariko nta gicu kibuditse kiri mu kirere. Nibyo bita ngo ni nijoro ariko igihe ijuru rikeye. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo muri ibi byapa bikurikirana ikihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Tegereze neza. Hano ibyapa bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Ese ni icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku? Ese ni icyapa A19 gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? Ese ni icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo nta kirango? Cyangwa ni icyapa A22A gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara? N'ubundi hasi nibyo batubajije. A, icyapa B6 ndakeka kuri kukibona. B, icyapa A19 ndakeka kuri kukibona. C, icyapa B3 ndakeka kuri kukibona. D, icyapa A22A ndakeka ko nacyo uri kukibona. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Icyapa B6 nicyo kigaragaza ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abari guturuka aho agana mu nzira ifunganye. Uratambuka mbere y'abari guturuka aho weho uri kujya. Kubera iki? Kubera ko tugendera mu ruhande rw'iburyo. Uri kona ko uri mu mweru, abaza bagusanga bari mu mutuku. Uratambuka mbere rero yabo. Urabona ko uri mu mweru, bo bari mu mutuku, bagomba kuguhinzira. Rero ni icyapa B6. Ndizera ko waramutamo A. Ndizera ko waramusikandika wa papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, afite inyamaswa iri kumutana. A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba guhagarara. Niba uri kugenda mu muhanda utwaye ikinyabiziga ukabona umuntu ashoreye amatungo ariko afite imwe iri kumutana ikagira aza mu muhanda agasaba ko wahagarara, uba ugomba guhita uhagarara kugira ngo utayigonga ikaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo impanuka, haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ugomba guhagarara ukareka akabanza akayikura mu muhanda. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigishe ujye mu kizamini ukore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba gukora iki? A. Ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C. Agomba guhagarika ikinyabiziga. D. Nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Uriya murongo urombeje hagati mu muhanda, waba ucagaguye waba udacagaguye, uvuga ko umuyobozi abujijwe kuwurenga, kubera ko impamvu bayishyiraho iriya mirongo ni ukuvuga ngo bari kukubwira ngo gendera mu ruhande rw'iburyo, ibumoso haragenderwamo n'ibinyabiziga biri guturuka mu kindi cyerekezo biza bigusanga. Ariko iyo ucagaguyeho uba ubujijwe kuwurenga, ariko ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugiye gukatira ibumoso, mu gihe ugiye kunyuranaho, cyangwa se ugiye guhindura icyerekezo, uba ushobora kuwurenga. Niyo mpamvu duhisemo B, ngo iyo umurongo wera ucagaguye uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ikinyabiziga cyawe nticyaba cyatwara toni 10 ngo utware toni 15. Iyo bagufashe barakwandikira. Nticyaba cyatwara toni 5 ngo utware toni 7. Iyo bagufashe barakwandikira. Ariko ngo hari ibinyabiziga byo byemerewe kurenza. Ibe binyabiziga, ibinyabiziga bya polisi, be binyabiziga bihinga, se imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. De ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zemerewe kurenza. Iba yatwara toni 10 agatwara toni 15, bamubona ntihagire ikintu bamutwara. Zino mashini rero zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe. Ariko weho ntuzagerageze kurenza kuko bagufashe bakwandikira n'amakosa. Ndizera ko waramusitamo C, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya. Uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazo n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana nishobora kurenga ibipimo bikurikira. Bishatse kuvuga iki? Kugira ngo utware ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa cya rukururana uba ugomba kuba ufite uruhushya. Ariko nubwo ufite uruhushya, hari ibipimo uba utagomba kurenza, kubera ko iyo rukururana yawe ntabwo iba igiye kuba gari ya moshi. Ibe ibipimo utagomba kurenza nubwo waba ufite uruhushya: A metero 50, B metero 35, C metero 25, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni se metero 25. Nubwo waba ufite uruhushya rukwemera gutwara izo rukururana mu nzira nyabagendwa, igiteranyo cy'uburebure cy'izo rukururana ntikiba kigomba kurenga metero 25 z'uburebure. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Bibujijwe hehe? Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, B hafi y'aho abanyamaguru banyura, C hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Kunyura ku binyabiziga bindi, kunyura ku makamyo, kunyura kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange birabujijwe. Ikinyabiziga wemerewe kuba wadepasa cyangwa wanyuraho ni ikibiziga bibiri. Uba ubujijwe kunyura ku bindi binyabiziga, ariko ukaba wemerewe kunyura ku kibiziga bibiri nka za velomoteri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande cyangwa amagare. Ubwo biba bibujijwe hehe? Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Iteme ni kimwe n'ikiraro. Ugiye kugera hafi y'ikiraro ariko hari n'umuhanda ufunganye, uba ubujijwe rero kunyura ku binyabiziga bindi. Hafi y'aho abanyamaguru banyura ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, uba ubujijwe kunyura ku binyabiziga bindi. Ibyo uba wemerewe kunyuraho ni iby'ibiziga bibiri. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni nuwe muvuduko? A kilometero 60 mu saha, B kilometero 40 mu saha, C kilometero 25 mu saha, D kilometero 20 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni A kilometero 60 mu saha. Umuvuduko ntarengwa kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu saha. Ku mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu isaha. Noneho kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu isaha. Noneho kuri velomoteri aba ari kilometero 50. Ipikipiki aba ari kilometero 80 mu saha. Ndizera ko ibyo bibazo byose babazaho uzahita ubikora kubera ko mba mbivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini wakora mu kanya ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri tungahe? Ukabona imvura iraguye, ukabona hari utuntu turi guhanagura ibirahuri. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira tungahe? A 2, B 3, C 1, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C 1. Nibura kiba gitegetswe kugira 1. Hari icyo uzabona gifite 2, hari icyo uzabona gifite 3, hari icyo uzabona gifite 4, ariko nibura kiba gitegetswe kuba gifite 1. Ndizera ko waramutamo rero C, ndizera ko waramutse cyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntiyahora yaka. Uba wayazimya ryari? Ayo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. B iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. C yari mu nsisiro. D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Niba ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga, uba ugomba guhita uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe, kugira ngo ayo matara, urwo rumuri rudahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda mu gihe ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga, ukazimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ndizera ko uramutse B, ndizera ko uramutse ukandika ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuga kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo. Bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha, wagenda kuhe muvuduko. Ugeze mu nsisiro cyangwa urenze mu nsisiro ukasanga bino byapa bibiri biri kukubwira ko hari irangira ry'imirimo mu muhanda. Bitewe n'icyo ibyo byapa babishyiriyeho, uba wagenda kuhe muvuduko: A kilometero 70 mu saha, B kilometero 50 mu saha, C kilometero 40 mu saha, D kilometero 80 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni D, kilometero 80 mu saha. Urenze mu nsisiro ukasanga bino byapa biri kukubwira ko hari irangira ry'imirimo, nta kibazo gihari mu muhanda, wagendera ku muvuduko rero munini. Nka kino cyapa cyonyine kibuza, gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru bushijemo umurongo ubereretseho umukara, kirakubwira ngo iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Ubugeze ahantu hari iherezo ry'ibyo bakubuzaga byose, imivuduko bakubuzaga kutarenza, ubugeze ku iherezo ryabyo. Rero ugomba kugenda uko ushaka, rero ugendera ku muvuduko uri hejuru. Ndakeka ko uramutse D, ndizera ko uramutse ukandika ku gapapuro. Ni kilometero 80 mu saha niwo muvuduko uhita ugenderamo. Iyo ugeze mu nsisiro urenze cyangwa mu nsisiro ukahasanga ibyapa biri kukubwira ko hari irangira ry'imirimo, nta kibazo mu muhanda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Mu ntera ingana iki? A metero 150 kugeza kuri metero 200, B metero 100 kugeza kuri metero 150, C metero 50 kugeza kuri metero 100, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni A, metero 150 kugeza kuri metero 200, ahatari mu nsisiro ibyapa biburira. Niyo ibyapa biburira uzabibona mbere uze kugera kuri icyo kintu bari kukubwira, umanje wagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200. Niba bari kukubwira ngo ni ikoni riri iburyo, icyo cyapa ntabwo kiba gishinze ku ikoni riri iburyo, ahubwo uzabanza ugende runo rugendo ubone kugera kuri iryo koni riri iburyo. Niba bari kukubwira ngo ugiye kugera mu gice cy'umuhanda kirimo umuyaga w'intambike, uzabanza ugende urugendo urenge kuri icyo cyapa, ubanza ugende urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera aho hantu hari uwo muyaga w'intambike. Niba bari kukubwira ngo hari amabuye hanuka, babikubwira mbere ukabanza ukagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ukabona kugera muri icyo gice cy'umuhanda kirimo amabuye ahanuka. Bino byapa biburira ubibona mbere, n'ibyo gutambuka mbere ubibona mbere. Rero bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'umunsi kirabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Abagenzi babibona ku buhe buryo? Ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, hoya bari kuvuga abantu bose bari gukoresha inzira nyabagendwa.
babibona ku buhe buryo rero? A, babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije. B, ibumoso babona iby'ibara ryera. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cya nyacyo na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, bagomba kubona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihije, naho ibumoso bagomba kubona iby'ibara ryera. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu bari baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ugahitamo rero C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikindi ni systeme ibiri kugukosora, iyo utahisemo inyuguti ya nyayo bahita baguhaho 0. Rero ndakeka ko waramusitamo C, kuko iburyo agomba kubona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rishije, naho ibumoso bakabona iby'ibara ryera. Turahisemo rero C, ndiza ko n'ikibazo kije mu kizamini wakora mu kanya uzahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, utubwire itariki ushaka n'isaha ushaka, tugusabire kode, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori zose kode zirahari, cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo kuri provisoire. Ibizamini biri gukorwa buri munsi. Twandikire rero cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu buryo bwa online. Abo ni ku bantu bari kure bitabakundira ngo baze twigane mu ishuri, cyangwa ukaba uri hafi ariko ufite nk'akazi katakundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'amasaha ubonekaho ku munsi. Uduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogiye, nubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Wazagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi, cyangwa se mudasobwa yo kugufasha gutegura kino kizamini neza, turaza tukayikwigisha. Nimero ni ya yindi 0789351626 tukaza tukakwigisha mudasobwa, kazajya mu kizamini itakubera imbogamizi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.